nyuma yo gusenga dukora n'ibikorwa byo gufasha abantu kugira ngo amasengesho yacu aba afite igisobanuro. Ubwo rero twese tuzagumya gufatanya kandi biroroshye. Amen. Imana nibaho umugisha. Twabyumvise abaje n'ababonetse n'abazakomeza kuza kandi mushumba bizagenda neza. Iyo nkunga izaboneka tuzafatanya twebwe twese iboneke biroroshye. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Imana nishimwe cyane. Imana nishimwe. Abavuze bari kunywa amazi, abashyitsi nabo babaha amazi nebyirwe wageza. Niba nta kufite gahunda twavuze ni 3:00. 5:00 ntuzarindire ko amayinite kuri promotion ashira ngo ubone kwinjira mu rusengero. Mwabyumvise? Nukuzira ku gihe ko nubundi 10:00 kuwa gatandatu amasengesho tuzaba tushoje. Niko gahunda imeze. Kubahiriza igihe biri mu kintu kimwe kizamanura imisozi ikuri imbere. Nta rindi banga. Amen. Amen. Ongera utekereze ku musozi waweho igihe gito. Dufite abashyitsi barara hano babashumba. Nugira ikibazo ujye ubaganirize kwa kundi bikwiye. Hanyuma tugenda tugegena uyu musozi uvaho mushumba ko yiremeye arasengera umwigisha. Hanyuma ariko agende akoraho kuri wa musozi. Mushumba arasenga akoraho, arasengera umwigisha akoraho. Nuna bishobora haguruka barasengera umwigisha, ariko fata position izibuka ko muri izi tariki wa musozi basenga hari ukuntu wavuyeho. Nanjye ndawufite ariko ngomba guhangana nawo nizeye Imana. Mushumba tubere mu isengesho wongera ukora kuri uwo musozi usengera umwigisha Donata, kandi nta muntu wemerewe gusohoka batarasabira umugisha abatangiye aya masengesho. Mwihangane muhaguruke tujye imbere y'Imana duhombeke amaso yacu. N'Imana yabwiye Abisiraheli igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Hombeka amaso utekereze umusozi ubasha kuba umusozi w'ibyaha. Ibyaha ni umusozi mubi. Ibasha kuba umusozi w'ubukene, umusozi w'uburwayi, umusozi w'imanza w'intambara. Ariko dukeneye ko Imana ivugana na buri wese. Rambura ikiganza cya imbere y'Imana. Mana yacu kandi Imana nziza, abagaragu bawe n'abaja bawe ntacyo dufite twakirata. Ibyacu bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Umenya imisozi abantu bagiye bazengurukaho bakabura ibyabo bakabura babo. Umenya imisozi abantu bazengurutseho nyaguhora ku ngoma. Bakagira ibyo batakaza mu buryo bumwe n'ubundi. Abantu batakaje ibyiringiro byo kubaho. Ubuzima busigara nta buryohe, nta cyanga. Mwambi bumva kubaho ntacyo bamariye. Abandi bumva kuba mu nzego ntacyo bamariye. Bumva gukizwa ntacyo bamariye. Ariko twemerere Mana. Haleluya. Haleluya. Urebe buri wese mwami umusozi ariho azenguruka akagaruka. Natwe vugana natwe nyaguhora ku ngoma. Imisozi ifite amatwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Ibintu byose bifite amatwi nibyumve. Haleluya. Turavuga umwami w'abami waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Turavuga umwami w'abami wavuze ngo ibi nibibe bikaba. Wategetse ibintu byose bikumvira. Yakamije inyanja igasadukamo kabiri. Abisirayeli barambuka. Mwami turagushimye. Ibyagaragaraga nka Yeriko mwami wabitesha agaciro. Ingabo z'abanacyo zitesha agaciro. Turagushimye Yesu. Wageze kwa Mariya na Marita barimo barira bavuga ngo babuze musaza wabo. Hari ikiriyo ariko hageze ibintu birahinduka. Ibyari ikiriyo bigitwenge twemerere mwami. Haleluya. Mwabwiye umugaragu we Paulo nguko yaguhamije i Yerusalemu, ko yaguhamije
guhamiriza ari Roma. Reka mwami n'umwanya masengesho turibuka ibihe twagiye tuzi imbere yawe tubabaye, twagiye tuzi imbere yawe dutentebutse, ducitse intege, ariko ukaza mwami ukadukomereza amaboko, ukaza ukadushyigikira mu ijambo ryawe, mu ndirimbo, mu gusenga. Reka mwami twumva, tugira amatwi yumva icyo uvugana natwe. Vugana natwe Mana mu ijambo ryawe, vugana natwe Mana, ukoresha umuja wateguye kugira ngo mwami akubere imikono yawe wivugire. Nta kintu afite ariko ni wahanze amaso mwami, turagutegereje kugira ngo uvugane na buri wese. Vugana n'imfubyi, uvugane n'abapfakazi, uvugane n'abanyamibabaro, uvugane n'abantu badafite shinge na rugero, uvugane na buri wese uzenguruka umusozi ntagire icyo abona cyo gutabarwa. Turagutabaje Yesu, turagutabaje, turagutabaje. Tabara mwami, tabara. Urakoze mwami kugiye kubana natwe, kadufasha twumvise ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Reka twumve icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo no tubyambashe, amen. Haleluya. Tumaze dusome ijambo ry'Imana, ariko abantu batwongereraga umuziki bagaruke banadufashe kandi dusome ijambo ry'Imana kubera igihe. Dusome igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva. Ndabibwira nta kibazo. Mufite Bibiliya? Murazifite? Ngo dusome igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva. Dusome igice cya 2, hanyuma dusome n'umurongo. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Tuvuge ngo amen. Eka dusome na ya ntego y'amasengesho, igitabo cyo gutegeka kwa 2. Dusome igice cya 2, hanyuma dusome kuva ku murongo wa 3. Kadusome igitabo cyo gutegeka kwa 2, igice ni icya 2, hanyuma duhere ku murongo wa 3. Igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, ni mu Cyamike. Muvuge ngo amen. Muyobozi arihangana mbare ntangiye kuvuga ijambo ry'Imana, mbare iminota bampaye ntangiye kuvuga ijambo ry'Imana. Reka nibwira abantu, nitwa Mukarurega, naturutse ku itorero rya Cyahafi, paruwasi yari Muhima, ariko ubu ngubu yabaye Nyarugenge. Ducumbitse Igikondo, mfite urugo, mfite umuryango. Yesu abaha umugisha. Simbibwiye? Yesu abaha umugisha. Ndashimira Imana ko iduhaye uyu mugoroba. Nibyo koko twiriwe mu materaniro tuyirirwamo, ariko Imana mu bintu nyikundira ntigirambirwa abantu bayize imbere, sibyo? Ngiye kubasaba ibintu mu minota bampaye 2 byonyine, kandi mumbabarire mu bimpe. Abantu batarataha, abantu bakiri hano, mumbabarire mu bimpe, ntago ari ibintu bigoye. Icya mbere murandeba, sibyo? Ntimurebe muri telefone mwe mwihanganye, ntago ari iminota myinshi. Mundebe. Icya 2, munyikirize. Muranyikiriza? Mubihamisha ibiganza. Hano ni mu rusengero. Imana ibirebe kandi baha umugisha. Hanyuma narimvuze ngo turashimira Imana itugeneye uyu mugoroba kugira ngo tubanemo n'Imana. Imana ibihimbarizwe. Mujye muvuga ngo amen. Imana ibihimbarizwe ko itugeneye uyu mugoroba. Kubera hari abantu baturuta ubwinshi hano mu rusengero, turi benshi, ariko hari abantu bari mu bitaro, bamwe ntibumva, abandi bari ku bubabare, baturuta ubwinshi. Kandi abo bantu suko ari ibyaha. Kandi twebwe turi hano, Imana itugeneye uyu mugoroba n'aya masengesho ngo tuyabemo, nta nubwo ari ikiguzi cy'uko dukiranuka, ahubwo Imana yatugiriye ubuntu. Imana yatugiriye ubuntu.
tuyihereze icyubahiro ko yatugiriye ubuntu. Imana ihabwe icyubahiro kuri uyu mugoroba. Ibyaye byose iminota bampaye irabaye. Turashimira n'abayobozi. Imana ibaha umugisha. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana, ntabwo nyashobora kujya mu hirya no hino ngo nkate. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Umuyobozi yaranyandikiye arambwira ngo ni wowe Imana ngo yatoranije ngo kugira ngo uzaze ngufungura aya masengesho. Natekereza navuga se ni Imana cyangwa se n'abantu, kuko Imana iteye ubwoba. Guteranya kw'Imana, gutora Imana yagiye kwatera ahantu habi bigirwamana. Iyo asanga umugabo bitaga Aburahamu cyangwa Aburahamu, yitegereza mu Mana, yitegereza Tera, ariko ireba umuhati wa Aburahamu. Ndashaka kuvuga utuntu dukeya kugira ngo soze. Imwitegereza ukuntu yabyukaga yanika Imana akazanura, kandi bari abakire, abantu bacuruzaga Imana muri Uriya Bakarudayi, cyane cyane ko nta Mana nyamana yahabaga, abantu bose barahayobokaga. Bagiraga Imana zeza imyaka, bakagira Imana zitanga abana. Ariko Aburahamu akazanika akazanura, ashyiraho umwete, kandi iki gihe nawe nta rubyaro yari afite. Imana yitegereza ishyaka rya Aburahamu, irakata ijya muri Uri idaciye kuri Tera. Haleluya. Ndashimira Imana yihamagara idaca ku bantu, ahubwo irambagisha umutima ikawemera. Nubwo abantu batakwemera, Imana iraguhamagara. Mutera haleluya. Imana nikiteye. Ntiyaciye kuri Tera, kandi ari se, kandi rufite umushinga wo gucuruza Imana. Kubera ko Imana iyihamagara ntirambagiza ibigaragara. Oye, kambabwira ikintu nkundira Imana. Imana ntirambagiza CV, nubwo nayo ari nziza. Abantu barambagiza ibintu bigaragara, ariko Imana irambagiza ibitagaragara. Yo irambagiza umutima. Ngimurambagiza igihe ibona yamubenguka, kandi najya mbabwira ngo Imana hari ikosa itakora, ntigishora ahantu itazunguka. Reka nimba abantu bazi kujya gushakira imari Turukiya, bakajya Dubai, bakareba iza oroshinari, mu bintu Imana itagikora, uretse ko abantu bajya bayihombera nyuma. Ariko ahantu Imana irambagije ikanagura ucundura, ibihizeye umusaruro, ibihizeye ko izunguka. Abantu turi kumwe, haleluya. Muri abantu beza. Ngiramuhamagara ntiyaca kuri Tera, ngiragenda ivugana na Aburahamu, iramuhamagara. Mwumvise ko Aburahamu yanikaga Imana akazanura, ariko nta munsi n'umwe yari yarigeze yumva Imana ibigirwamana cyangwa se ibyo bita Imana zabo zivuga. Nta munsi n'umwe, nta jwi yigeze yumva. Yaranikaga akanura, imvura yagwa akanura, izuba ryava akanika, ariko nta munsi n'umwe yari yarigeze yumva hari Imana ivuga. Ariko uwo munsi Imana iciye muri Uri gaca kwa Tera, ngo Imana iravuga. Aburahamu arayumva, ngiramuhamagara, imuhamagara mu mazina. Ni Imana isa amazina twitwa, nubwo abantu babyirengagiza, ariko Imana izi uko twitwa. Haleluya. Tonelo, haleluya. Iramulasika, iramuhamagara ngo Aburahamu, nduwiteka, va mu gihugu cy'iwanyu. Imana ndayemera. Va mu gihugu cy'iwanyu, siga inzu ya so, siga n'umuryango w'iwanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Nduwiteka, yita yivuga. Nduwiteka ntandukanye n'Imana za Tera. Nduwiteka ntandukanye, kandi kugira ngo nkorane nawe banza uveyo. Hamwe ngo have, ujye mu gihugu nzakwereka, nanjye nduwiteka nzaguha umugisha. Imana igira umugisha abadi. Vayo. Unduretse ko abantu sinzi ukuntu niba barabicuritse,
niba barashyizemo kasukari ntago mbizi. Undi kugira ngo Imana igukoreshe hari ibintu ugomba kureka byanga byakunda. Kereka iyo hamagawe n'abantu. Ariko Imana iguhamagaye ngo ngwino dukorane, nkorere muri wowe, mvugire muri wowe. Niko Paulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo kuko Imana yabivuze neza iti nzagendera muri bo, nzavugira muri bo, nzakorera muri bo, bazaba abana banjye nanjye nzaba Imana yabo. Mwanyitabye bade? Munyikirize haleluya. Tuzamura ibiganza haleluya. Wundi gusenga ntago babivuga. Gusenga niba bivuga gusenga barabikora. Gusenga niba biririmba barabikora. Ukarenga gusenga wowe ubwawe ugahinduka amasengesho. Abantu bajya babona wise bakavuga bati amasengesho aratambutse. Mwanyikirije haleluya. Muri aya masengesho ntubwire Imana imisozi gusa, ahubwo ubwire Imana iguhindira n'umugende w'amasengesho. Hinduka n'ikibindi. Iramubwira ngo banzu bisiga kugira ngo nzaguhindure ubwoko bugize gute bukomeye, kugira ngo nzawukorere muri wowe. Banzu bisige. Buri ahantu haba Imana haba n'inzoga, haba ibigirwamana, haba n'inzoga baterekera batese. Hamwe tusiga n'inzoga, usiga n'akabari. Simbabihiriza amasengesho kuko ari ugucyamika. Iramubwira ngo abisige kuko ugiye kwitirirwa izina ryanjye, ukwiye gutandukana n'abandi bo mu kabari. Kuko ugiye guhinduka igisekuru kinkomokaho, ukwiye gutandukana n'abantu babyina kwa rando. Haleluya. Tuzamura ibiganza haleluya. Mukwiye gutandukana. Kuko ugiye guhinduka ubwoko bwanjye, ukwiye gutandukana n'abantu bambara bateze muri Sodomu. Imana idukiza imisozi, ariko mu misozi idukiza n'iyi ntege nke no kubahuka ibyo twatinyaga no kuzirira ibyo twazirizaga, nayo ni imisozi. Iramubwira ngo abisiga ndashaka kuhinduka icyitegererezo mu bintu nsize Imana si wacu. Aravuga ati mu bintu nsize inzoga si wacu. Mu bintu nsize yewe hari ibintu abati reka mbisige. Abwira Sarayi aramubwira ati Imana yavuze kandi itandukanye n'izo tumaze iminsi twanika. Izo tumaze iminsi twanika tukanura tugacuruza, zo nta kondisiyo zisaba. Uzicuruza wanyweye ukazicuruza, uzisenga wambaye ubusa ukazisenga, uzikorera uri umugambanyi uri n'umusambanyi ukazikorera. Ariko iyo ifite kondisiyo nabimenye. Sarayi mugore wanjye tugende, ariko nawe gira ibintu usiga. Ese turi kumwe? Ni ijambo ry'Imana turi kumwe. Ahantu turi kumwe haleluya. Nawe bisige. Naratinye. Herutse kujya ahantu, ariko mumbabarenge no kubera igiturage cyinshi, hari igikondo dutuye naho ntiworoshye ni mu cyaro. Ciyayo nsanga inshuti yanjye tujya dusangira, kandi dusangira tugasangira n'amasengesho, tugasangira no gukorera Imana. Insanga bari kuyitereraho inzara ngo z'abapeni. Ngo habaho ngo inzara ngo zitarabura ngo z'abapeni. Nibwo nari nzibonye. Abraham aramubwira ati Sara we nabyo bisiga tugiye guhinduka ubwoko bw'Uwiteka, nabyo bireke. Amubwira ati kandi izi Imana twazikoreye tumeze gutya na gutya, uramenye ntukazajya urarusuka ibituta mugore wanjye, nabyo bisiga ubisiga muri uriya Bakarudayo uze tugende.
arahagarara imuha kondisiyo arazubahiriza. Amaze kuzubahiriza mu bice 15 Imana irongera imugarukaho. Ndashimira Imana iyo twayumviye irongera ikagaruka. Munyitabe haleluya. Ngimugarukaho Sarayi aryamye asinziriye. Ndashimira Imana ngiramuhamagara ivugana nawe. Iramubwira ngo Abraham nije ngabo igukingira ku manywa na nijoro, humura. Imana igira imvugo nziza. Iramubwira ngo witinya kandi nzakugororera ingororano igize gute ikome. Aho ntago nshaka kuhatinda, yayibwiye ibintu byinshi, ariko ni Imana itita no ku bintu isanze byarapfuye, kuko Imana yo iriyizera. Imana n'umuntu w'umugabo yifitemo ubushobozi, niyo isanze bidahari irabirema kuko ni umurimo. Ayo mashini mara Imana muyakoma ababyeyi bayivugirize impundu. Sanze bidahari iravuga ngo nibibeho. Talasekonedra byarangiza bikagira gute bikabaho. Ariko Abraham avuganye nayo mu gitondo avuga ati reka njye kwitambira igitambo. Arayitambira ariko sinshaka kutinda aho ngaho. Hanyuma Imana ivugana nawe ijambo rikomeye, iramubwira ngo urubyaro nzaguha nzakugwiza. Ni Imana itabeshye. Ariko kandi urubyaro nzaguha ruzaba abashyitsi n'abimukirgaza. Hahimbazwe Imana igira amaboko arutaye abantu. Hahimbazwe Imana igira amaboko akomeye. Niba turi kumwe mutere haleluya. Hahimbazwe Imana igira amaboko arutaye abantu. Hashaka kuvuga ukuntu bakiyeyo, reka turebe bakiyeyo. Ngo bajyayo 400 irashira. Ngo muri 350 ngo barasenga kabati Imana watwibutse watuvanyeyo katurushe ngo niyumva kugera ku rwego baniha. Imana niyumvise basakuza, niyumvise bavuza induru, Imana yumva umuniho. Niryo jambo twasomye ngo Imana yumva umuniho ngo wabo ngo yibuka isezerano ngo yagiranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo ngo itibakebuka. Uyu munsi Imana igukebuke. Muri amasengesho y'Iminsi 7 Imana igukebuke. Kandi namenye ko ijambo ry'Imana rikorera abaryizera. Abantu babarigize abantu babatari kavuga ati twe turakaze. Nta muntu n'uyu n'umwe uba hejuru y'ijambo ry'Imana. Abantu bose baba munsi y'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niryo ryatuzanye ritugira uko turi, uko nguko rikwiye kubahwa. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Ngibwira Mose nawe ukuntu yavutse sinshaka kubivuga ariko ngivugana nawe. Ngo ariko ngo Mose ngo Mose ngo yari yaragiye ku musozi w'Imana bashumba. Ngo hari igihe umuntu aragira, ariko hari igihe umuntu aragira akaragira ku musozi w'Imana. Ngo Mose uwo Mose yari yaragiye intama za sebukwe yitiro ngo yari yaragiye ku musozi w'Imana. Imana ibonye Mose aragiye kandi yaragiye ku musozi wayo. Niko handitse ngo yari yaragiye ku musozi w'Imana. Ngo yaragiye ku musozi wayo ngo Imana itayicanira igihuru. Iragicana. Ndashimira Imana icana umuriro itarahuye. Nta kirahura. Ninde ubivuze bati? Ndashimira Imana nyir'ubwite kiyongoza waduhamagaye waduhaye Yesu. Ndamushimira ko acana umuriro atarahuye, adatiye ikibiri takawucana. Munyitabe haleluya. Kantasikona wasima. Kandi umuriro Imana icanye nta muntu wawuzimya. Ninde se? Naho waburinde, naho wabukaze, naho wabutushyira amabuye muri banki, umuriro Imana icanye nta muntu wawuzimya. Naho wasaba inkunga nyir'ubwite wucanye awuhagararaho arawurinda. Ndashimira Imana ikiburinze, ndashimira Imana ikirinze umuriro yacanye. Munyitabe haleluya. Iracawuhagazeho ntuzanazima kuko niyo yawucanye. Ngo uyu muriro watse Mose aravuga ati ariko hatereka name ubu ntumubona muri iyi minsi bizaka muzabona abantu barutuye barutanga kuko umuriro uzaba watse. Ngo umuriro watse ngo Mose aravuga ati reka ntambike ndebe impamvu iki gihuru cyaka. Mu bintu ushimira Imana iyo umuriro watse Imana iravuga. Reka ntigivuga bitaraka, ariko
ariko iyo umuriro watse, Imana y'Abaheburayo, Imana yaduhamagaye, Imana nyir'itorero, Imana, haleluya, iyo umuriro watse iravuga. Nabuze umuntu ukaze wavuga ati Imana ndakaze uyu munsi ndakwiyamye ntuvuge. Bati ndakaze ndanayoboye ndavuze ngo ntuvuge. Imana ndayishimira. Reka mbabwire ikintu nkundira Imana, buri inyuma y'umuntu habundi. Inyuma y'abadiyakoni haba mwarimu, inyuma ya mwarimu hakaba pastor, inyuma pastor hakaba mushumba, hejuru mushumba hakaba regional, hejuru regional hakaba n'abandi. Ariko mu bintu nshimira Imana nuko hejuru y'Imana nta yindi bayo iribanze kaniheruka yitwa Uwiteka ni nyir'ibihe. Mutana haleluya. Kandi tuguye gusenga ku buryo amasengesho dusenze abadayimoni bakayavuga bati kabeza basenze, ugasenga bakavuga bati basenze, n'abarozi bakavuga bati ba bantu bagize gute basenze, no mwijuru bakavivura bakavuga ngo mwagize gute mwasenze. Yusenga amasengesho agize ikintu atwaye Satani, yusenga amasengesho agize ikintu atwara abadayimoni. Nenda gusoza, Imana itiramubwira ngo ngo kwetura inkweto zawe, ariko mwakwetuye ra Imana ngo Mose we ndashaka kugutuma kandi nkagutuma ahantu hakomeye, nakwizeye, ndabona ari weho wajyayo, ndabona ari weho wabakurayo, ngo kugira ngo rero ngutume mune ntitukabicurike kananye njyamo. Kugira ngo dukorere Imana tubanza gukwetura, tugatunganya ibintu bidatunganye, tugashyira ibintu ku murongo. Iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Nagira ngo mbabwire ngo buno hano hahindutse ahera, hakwiye gutinywa, hakwiye kubahwa, umuntu wese winjira nakwiye gukwetura. Kandi abantu bagira ngo Imana yasinze umugisha. Muri iminsi sinzi umuntu wababeshye ko Imana ifite umugisha wo kugenda inyanyagiza. Iko inyanyagiza ikavuga ati nawe musambanyi we fata, nawe gira kuko nabonye ubwiriza neza ariko kabunywa kamwe enda. Kareka. Ntabwo Imana ifite umugisha wo kunyanyagiza. Imana ntifite ibiryo byo gutahasi. Imana igira ibiryo by'abana. Nyine none Imana igira umugisha w'abana. Icyakora Paulo aravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho. Ngavuye ngo kwambarira ngo ku musaraba, yahavuye yambaye, ahageze ngo ageze munsi y'umusaraba ngo ateye ivi, umutwaro yaramaranye imyaka kandi aba mu rusengero. Nusoma neza kari agatabo, umukristo wabaga mu rusengero ariko umurimo w'ubuntu bw'Imana utarakorekerwa mu mutima we, atarahura n'Imana, kandi agendana ibitabo mu rusengero ariko atarahura nayo. Kandi abantu baba mu rusengero batarahura n'Imana, kandi abantu baririmba batarahura n'Imana, kandi abantu babwiriza batarahura n'Imana. Ariko umukristo umunsi umwe ngageze ku musaraba ngo atumbire inyabihanga, Mana we, ariko Mana munyikirize haleluya. Abantu turi kumwe haleluya. Ngo atumbiriye igorogota, atumbiriye umusaraba, ngo abone umusaraba, ngo abone umuntu wari umeze nk'ubambweho, ngo munsi y'uwo musaraba hari imvi irangaye, ngo atangira gutekereza aravuga ati umuntu babambye aha hantu habi, ahantu hasa gutya yasize iki? Ngo atangiye kubitekereza, ngo imigozi yari ibose umutwaro yari ahetse ngo itangira kudohoka, ngo amarira atangira kuza, ngo imitwaro itangira kudohoka, ngo wa mutwaro kuko arapfukamye imbere y'umusaraba, ngo kandi munsi y'uwo musaraba hari imvi irangaye, ngo wa mutwaro umuva ku bitugu, ngo uragenda ugwa muri ya mvi irangaye, ako gatabo karavuga ugenda buheri buheri. Hanyuma ngo kuri uwo musaraba mukristo akihapfukamye, ariko Mana mwanyitabye haleluya, ngo akihapfukamye, ngo agendererwa n'abagabo batatu, ngo uwa mbere ngo yari afite imyambaro yera, ngo amwambura imyambaro y'ubushwambagara, ngo amubwire ijambo ryiza, aramubwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe ukize gute, urabibabariwe,
uwa kabiri nawe aravuga ati sinaje nanjye nje n'amaboko. Ngo uwa kabiri afata kashe ngo ariyo Mwuka Wera ngo amutera ikimenyetso mu ruhanga kimuhamiriza ko ijuru rimubyaye. Tara haleluya, riramuhamiriza. Ngo uwa gatatu nawe ngo amuhereza umuzingo w'igitabo n'urufunguzo, aramubwira ngo mwana wanjye utangiye urugendo rujya mu ijuru, iyi nzira uzayisangamo intare zitontoma, ariko uyu muzingo nguhaye nusanga ahantu hari intare zizakubwira yuko nubwo zitontoma ariko zigize gute, ziziritse. Amubwira irindi jambo, aramubwira ngo uguhaye uyu muzingo muhuriye ku musaraba, nugera ku marembo y'ururembo uzongera uhamusange, ntazakubaza ibyangombwa, uzerekana umuzingo. Mwateye haleluya. Ngo umukristo ahita atera indirimbo, aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikintu kibasha kumara umubabaro. Aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Dushimira Imana yadutuye imitwaro muri iri teraniro, muyikomere amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Imana ikwiye gushima. Ngo aramanuka yari yikwije, ngo amanuka yikwije. Hari ukuntu umuntu aba atagira agafaranga, atagira agafaranga, atagira n'inzu, ari nyakwigendera, ariko mu mutima yumva afite inzira zigana iwacu. Yajya acugusa kumva hari ikintu kirimo, nawe akagenda yirya akavuga ati nubwo nta kintu ngira. Ukamwirembo hako mwaciyeho ubundi, oya tuvugisha ukuri, mwaciye kwa nyir'ururembo waduhamagaye yaratubwiye ati mujye mwambara uku, murye uku nguku, muhagarara aha ngaha, musokoze gutya, ubundi ibyo bintu mwabikuye. Ewe ndashimira Imana bashu mwihangane. Buriya abantu biba amazi y'umubatizo bakayiba pe, bakajya no kubatizwa baraye basambanye bakiba amazi, ariko nta muntu uziba ijuru. Nawe uziba ubugingo muyibe, abantu bakwiba n'imihamagaro ariko nta muntu uziba ubugingo. N'imihamagaro barayiba, kavuga ati nshiramo, ariko mu bintu ushimira Kristo nta uziba ubugingo, nta n'uziba ijuru. Mbabwira ikindi nshimira Yesu, nuko Yesu yasigiye abashumba amazi akabima umwuka. Kuko iyo abasigira kubatiza mu Mwuka Wera, hari abantu batari kugira ikintu babona, ariko hahimbazwa abasigiye amazi akibikaho umwuka. Tara haleluya, wenyine arawugira, nta kintu twari bubone, ariko turamushimiye. Soza kugira ngo soze, ngo barurira bati mwanyuze hariko tiko mwurira. Uzi ukuntu bamubwiye? Baramubwiye ati mugenzo wo kurira ni umuco w'iwacu maze imyaka ibihumbi. Niko bamubwiye. Hamwe ati ubutwebwe ni umuco w'iwacu kurira, ni umuco w'iwacu kubwiriza tunasambana, tururira tukaririmba turi n'abapagani, ni umuco w'iwacu. Hamwe ati none ko abantu burira ari abashura n'abanyazi, none nyir'ururembo yababona. Uzi ukuntu bamubwiye? Bamwe atari ku bundi igihe wahereye urapfa iki n'ibyacu, urashaka iki? Avuga ati wowe kuri mu nzira, natwe tukaba twaruriye, ubundi uturusha iki? Ntituririmba nawe ukaririmba, ntitubwiriza nawe ukabwiriza, ntituryigabura nawe ukarijyaho, uturushije iki? Ngo cyakora ari akantu kamwe, ngo uretse iyo kanzu yawe idaraje, ngo ahita ababwira ati muvuze neza, ndabarusha ikanzu. Tara haleluya, ndabarusha ikanzu, ndabarusha ikanzu. Muntu nakurusha amafaranga uzamurushe kubaha Imana. Nugira Imana ukayatwahuriye igorogota, tuzongera duhurire ku marembo y'ururembo. Ariko abantu turi kumwe mutere haleluya. Ndashoshe. Mose yarakwetuye ruma ntabwo twabivamo, ariko Imana iramubwira ngo genda noneho. Ariko reka mvuge ijambo rimwe, hamwe ati genda ukureyo ubwoko bwanjye,
mpavuge ijambo rimwe shaka mpite nsoza nyine. Ijambo ry'Imana ni hatari. Imana mwatimo nakwizeye ubwo umaze gukwetura inkweto genda ujya kuvugana na Farawo umubwire ko ubwoko bwanjye bumaze imyaka 400 hehe mu mibabaro bakwiye gucyamika. Ntago ariko handitse ariko n'imibabaro nabo abantu bakwiye kuyivamo bagacyamika. Imana yamubwiye rero mwatajyamo ati ufite iki? Ati inkoni. Ati ni none aragiranye ako nimukaragira imbokoboko. Ako nimukaririmbe nango nimugira. Ako nimugasenge nango nimugira. Ariko nitukabwiriza tutagira inkoni. Aravuga ati naragiye ariko mfite iki? Inkoni. Kigira ubutwari. Inkoni isobanura ubutwari. Imana itimubwira ati jyaniyo. Ati ntagikora. Ati yarambika hasi nguhereze ikimenyetso nirishaka. Aravuga ngo ayirambika hasi ngihita ihinduka inzoka. Hamwe ati hoya mwe Egiputa haba amashuri abyigisha. Ha amashuri abikora Mana we. Navuyeyo arahaba yabaranje arahaba ariko bareze we ko Imana izabaseka. Ati babayo ati nibi byose ati n'abapfumu ati babayo ati kandi bakoresha inkoni. Imana ambwa ati jyana icyo ngicyo. Ambwa ati waya n'ikindi ati shyira ikiganza hariya nabyo biraba. Mose ngahita yibwira ati sinzi kuvuga. Ati kandi kugira ngo uvugane na Farawo mwanyumvise bisaba ko uzi kubishyira ku murongo. Bisaba ko uzi kubitonde kukavuga naho biri. Abati rero genda dademanga sinzi kubivuga. Uko Imana yamubwiye yaramubwiye ati mo weho ndaguhamagaye nawe hamagara Aroni. Bana abantu bahamagawe na Aroni. Hamwe ati hamagara Aroni wowe usaba nk'Imana kuri Aroni uzajya uvuga Aroni asemure mugende. Ngo ahita rero hamagara Aroni ngo baragenda. Mose ngo akigenda ngo akati Gosheni aravuga ati ngiye guhumuriza bene wacu ko imyaka bamaze mu mibabaro Imana yabibutse bagiye kuvayo. Ngo akati Gosheni avuga ati ya Mana mwategereje ya masezerano mu maranye imyaka ya Mana yacu igiye kuyasohoza. Mwanyitabye haleluya. Abantu turi kumwe haleluya. Ngo arakata ajya kwa Farawo ngo asanga Farawo yicaye n'umuhungu we Ramasesi. Ngo bariho bareba hakurya Igosheni ngo bari kureba ukuntu ngo Abisirayeli bari kubaka imidugudu bahetse abana bishwe n'inzara ngo bakajya baseka bageretse akaguru ko kandi ngo agiye kubona Mose aratungutse azanye n'undi muntu atarazi. Ngo aramubwira ati mo wabagaye. Ati ngewe ati biragucanze se uragarutse. Ati ntabwo ngarutse ahubwo ati none se umaze igihe he? Ati nari naragiye mu mahugurwa. Yes ati Uwiteka ninde? Aramwe ati rero naje ahangaha nkiri mutoya urandera ndakura mvayo none nkubanutse hariya mvuye mu mahugurwa ntabwo ngarutse gutya. Ariko ntimukagaruke gutya. Hari ibintu nkubanukanyeyo hari ukundi kuntu nje. Aravuga ati nje ntumwe noneho kandi ntumwe n'umugabo kuruta. Ntumwe n'ukurusha amaboko. Ati yitwa nde? Ati yitwa ndiho ninde? Nduwo ninde? Nduwo ndiwe. Uwo ndiwo niwe Uwiteka ninde? Uwiteka Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yantumye. Imana igira amasino. Uwiteka bisobanura ndi Imana yabayeho utarabaho. N'uburiho ndiho nunapfa nzakomeza kubaho. Imana irifuka. Imana irutabana. Ngo ahita aseka mwihangane niringire. Ngaravuga ngo Imana ngo nese ikimenyetso ngo cyerekana yuko ngo yagutumye ngo ni iki. Ngo ahita afata inkoni ngo ayishyira hasi. Ngaravuga ngo niyi ngo inkoni ngitihinduka inzoka. Farawo n'umuhungu we baraseka aravuga ati nawe wisibi nawe wabaye aha izi mbaraga turazigira none sitandukanira. Aravuga ati nicyo yampaye rero urabarekura. Ngo Farawo ahita atanga itegeko mu Egiputa kugira ngo yemeze Mose. Ngo ahita atumaho abantu bose bize ishuri rya gipfumu bize iby'abarozi bize iby'abakonikoni n'abarangi bari baje vuba. Ubu baje vuba badutse vuba kera ntago babagaho. Aravuga ati nabo baze kandi bazana inkoni. Ati uyu munsi munyamereze Mose ushaka kunkoma mu nkokora ngo bene wabo batahe se ninde wakubaka adahembwa. Ko ari bo bamenyereye gukora badahembwa ninde wakora adahembwa.
ati ndarashaka kumpomya, ati muze mumwemeze ndanabasinyira ndabaha agashahara gatubutse. Ngo bumvise ari itegeko rivuye ibwami, ngo nuwaroze kera nuwaryize kera n'umwana mutoya, ngo bose baraza, ngo bazana inkoni. Ngo Farawo akajya aseka nahandi busoreze, ngo ahita avuga ati mwese mukora akazi, ngo uyu mugabo ngo Imana yamutumye ngo nabakure, ngo hana mwagende bajye kumukorera, ngo niko yavuze, ngo ikimenyetso ngo ni inkoni. Ngo none rero namwe mushyire hasi. Ngo bashyira hasi iz'abarozi, iz'abapfumu, iz'abacunyi, iz'abarangi, iz'abakonikoni n'izindi Bibiliya itavuga, ngo zose zihinduka iki? Niba turi kumwe zose zihinduka iki? Ngo Farawo yarasetse ati ibyo mwikira ngo yavuze, cye ntimwantuburira, cye ntimwambesha. Ngo Aroni ahita avuga ati ikubwira sinari ndi kumwe nawe. Urumva ikibi cyo guhamagarwa n'umuntu iyo ivuze ntibabimenya. Haba ati jya sinayumvise ivuga, wavuze ko yaguhamagaye urambwira ngo tujyane, none ugiye kumwara. Ntago ndi bumware, sindi bumwarane nawe. Ngo watangiye kubyina itsinze, Farawo ari kuvuga ati muzane sheke mbasinyire, ntaho bazajya iyo mitwe yanyu, ariko tuzagenda, rega tuzavayo. Ayiwe we, reka mbabwira akantu keza kamashyi nayishuriwe n'umwuka. Iyo dukomeye ngo irabanzira mwati guhamagara ntiyaguteza abantu, ngo ireguka, ngo ireba iz'abarozi irasama irasimira, ireba iz'abapfumu irasama irasimira. Reka ntangaza itangazo rikomeye kuri uyu munsi, n'ubwa mbere ndibuze kandi ndishuriwe n'umwuka wera. Abarozi bari gukina, bamaze iminsi bameze nk'aho bafite tere, ariko ntangaje iritangazo, imbaraga zabo Imana igiye kuzimenagura muri iki gihugu. Tara haleluya, zigiye kurangira, zigiye kurangira. Nta mbaraga zizongera kugira, nta gaciro zizongera kugira, kuko Imana igiye kuza kuri tere, igiye kuza kuri tere. Ngo irasamira simira, imiri z'abarangi ikajya yeguka ati iri kumwe na, imiri z'abapfumu ikajya yeguka, ngo irasimira ireguka. Reka mvuge ijambo riko tirukanya abadayimoni, itandukaniro ni mu mbaraga. Turashimira Imana igiye kongera guha itorero ryayo imbaraga. Nimunyikirize mutere haleluya, tugiye gusenga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igihe mumariye kuri iyo misozi kirahagije, mutambike. Kandi n'igihe mumariye ku misozi y'ibyaha nacyo kirahagije, ni mubivemo. N'igihe abantu bamaze ku misozi yo kwiyoberanya kirahagije. N'igihe abantu bamaze ku misozi yo kwiyobagiza nacyo kigize gute? Kirahagije. Nayo ni imisozi. Abantu bacyamike bagiye mu gakiza neza, bahure n'amaboko y'Imana. Dushimira Imana ivuganye natwe muri aya materaniro. Ababyeyi dushimira Imana ivuganye natwe muri aya materaniro. Ababyeyi bayivugiriza impundu mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza. Kandi muri aya masengesho Imana izabumvire, izakora ibidasanzwe. Ntazagusiga uko wari umeze, ahubwo azagusigire impinduka. Imana ibarebe neza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane Imana. Twubike amaso dusenge, ngo dusenge Imana. Twubike amaso dusengane Imana. Munyemerere nkora ibintu nka bitatu muri aya materaniro, kandi twubitse amaso. Bene data, Imana ibahe umugisha, ibarebe neza. Ndashaka gusengera abantu nka batatu bonyine, hanyuma duhite tugira gute? Dusenge. Shaka gusengera umuntu waje muri aya materaniro atari yakizwa ngo yizere Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba atarabatizwa mu mazi menshi, ariko akaba hari. Tumuhuze n'Imana. Niba hari, zamura ikiganza cyawe tubanze tugusengera Imana, nawe uzabona amaboko y'Imana muri aya masengesho. Umuntu utarakizwa ngo yizere Yesu, yego nakubonye. Imana ikurebe neza nshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Mube mubaye muretse, komeza uzamure, humura. Hano ni kwa Mana, mu bwami bwo mu ijuru urahagije. Komeza uzamure. Abandi mwubike amaso. Kabiri, uwo muntu uri muri aya materaniro waje aje gushaka Imana, yesha azakubera umugisha. Imana ibahe umugisha. Mukomeze muzamure cyane nababonye. Imana ibarebe neza arata.
Imana ibaho umugisha muhagararaho muri tubahuze n'Imana amasengesho yawe yo kuzagira inkomyi. Imana ikurebere muri aya materaniro no muri aya masengesho. Imana izakugirire neza kandi izakuramburira ikiganza. Umuntu wese waguye yego muzamura ibiganza. Umuntu waguye yego wikwicara humura, hano ni kwa Mana. Erega hano ni kwa Mana, nta mapinga ari hano. Nimuze tubasengera Imana. Ngwino nawe iyizire. Ngiye kuvuga undi muntu wa gatatu wenyine kugira ngo duhite dusenga Imana. Undi muntu ni umuntu wabatijwe mu mazi menshi akegera igaburo ryera, ariko ubu akaba atakegera igaburo ryera. Zamura ikiganza cyawe ahuri nababonye, muzamure cyane. Imana iguha umugisha. Yego yizire nawe. Imana yantumye ngo mbabwira ngo nimukura ibintu bituma mutagera igaburo ryera, namwe muve inyuma y'urugo, nimurangiza muze mu rugo muhindira ngo gusenga kwanjye kuzumvikane ku Mana. Ndagira ngo muhaguruke, ni amasaha y'umugoroba, twese dusengane Imana. Imana ibaha umugisha bene data. Nakire umushumba hanyuma asenge Imana. Yesu abaha umugisha. Dusenga Imana. Mwebwe mwemeye mutsinzwe n'ijambo, ndagira ngo mwiyunge n'Imana. Data nyiribihe turagushimye. Jambo ryawe ni itabaza, ni indorerwamo, ni umuti. Turagushimye ko bene data bashiki bacu bibonye birebe mu ijambo batsindwa naryo, bibonye ari abanyabyaha bakwiye kubabarirwa. Bababarire Mwami, cyampa uyu mwanya ukongera ukiyunga nabo mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye kugira ngo wanidingo mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye kugira ngo bagarukeho bongere bakubone Mwami, bakubone Mwami. Urakoze Mwami, kandi ubwo bahinduye ingeso, ubwo bahinduye ingeso, bahinduye Mwami, bahinduye abana bawe, bahinduye n'ingeso kugira ngo ubareba wese aguhimbaza. Urakoze kuko ubigaruriye, kandi Mwami bahindura ingeso kugira ngo umuntu wese ubarebye aguhimbaze Mukiza. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Muhaguruke gato, mwebwe mwikwicara, mugaruke. Oya uracyahise wigenda. Musho wabanjaniye ukabanganiriza amasegonda. Yego banjyanire, ndagira ngo dusenge bene da muri aya materaniro, kuko nanjye ndashaka gusenga. Imana ibaho umugisha korari, Imana ibaho umugisha. Nanezerewe yakini Kabeza, hanyuma na korari inshuti zanjye, torero mwese Imana ibaho umugisha. Umuyobozi Imana imuha umugisha. Mwifate neza dusenga Imana. Imana data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu umukiza wacu, turi imbere yawe abitorero wahamagaye abagabo, twari inzererezi hano ku gasozi, turi amabandi, turi ingegera twiba, turi abasizi, turara dutobagura amazu y'abantu, uhamagara abapfumu, hamagara abarozi. Ijambo ryawe riragenda ribageraho rirabamurikira. Uyu mugoroba mwiza tunejejwe no kumva ijambo ryawe. Pasi kore bone fostai shere boria stafine gide sansone geria. Turahagaze imbere yawe Mana, niwe mucamanza utabera. Katika jina la Yesu, suka umwuka wera ku bagabo, kangura abari basinziriye kuri uyu mudugudu, kangura abagore, kangura abasore.